kawe ujye uhinga ibijumba ndabika itabu ukabura ryibye ndashyira urwagwa hari ukabura runyoye uzahinga ibijumba hari Imana niyitanga ubuzima. Oh haleluya. Baramubwiye ko imyanya yaruzuye ariko jewe nasengewe ku nshuro ya gatanu mushumba negosi akarinda vaho naranze uwundi wa kabiri ku nshuro ya gatanu habe ya mbere ni wambwiye ati va muri ibyo Kristo mugabo twigiye ku burenge ni wanyiceje mu mujyi arambwira ngo abantu bakubona ko ufite umumaro Imana ikibyemera ariko ibishatse bakubona ko ntacyo maze ati nushaka wemera ibi bintu kandi uzamena ko ari giye ubikubwiye zaje twari gusengererwa rimwe ndabukweba ngera mu rugo mbaza umugore burya nibo badutegeka mu buryo bumwe cyangwa ubundi rimwe bategetse mujye mumbabare mu wanjye ujye wanavuga se ubona avuga menshi kuri kutavuga rero ni nanjye simvuga nyine ndamubaza se urabona nkwiye kuba umupasiteri niwe nabajije ngiye nemere bansengere nkwiye kuba umupasiteri arambaza ngo ese ubundi uteganya kuzashinga akaba oya none se uranga gukorera Imana ukora iki muzikangura murimo mubango twarahanuraga imbere we twagiraga gutye sohoka kubera ko abantu babikora benshi nabanyempano ariko reka mbakurira inzira ku murimo tugomba kubaho mwabishaka mutabishaka tugomba kubaho n'ibyaha ngo byo mwibanga byanteye ubwo hari ibyaha dukora byo mwibanga bitazwi n'umugore wawe bitazwi n'umugabo bitazwi n'abana bizwi nawe n'Imana aratubwira ngo biri mu bikerereza ibyifuzo ntaro yaraciye nambaye ipantaro ya kaki bumwe kandi mba kuri sente hari yameze musari ku musozi Sinayi yahawe amategeko gataha madamu akambaza ariko bura tuzagera aho tubona inzira tuzayibona sha mu ijuru birari ariko bya bindi by'abagabo gusa byo kwizera gusa gafunga inkweto utaza aho ugiye ukagera gute wabona aho kugira aho ujya birimo bikutesha umutwe kwigira ku rusengero ukabuhanagura bya byuma ubwo buzima nk'ubwo bumeze nko gucanganyikirwa ariko iyo ubufite mu mutima umuzima utarimo ikindi kintu Imana iba yiteguye kugira gute kuguha kubaho ngo tugira abantu babangutse ibintu by'Imana ushaka gushaka arabishaka vuba ngo nashaka kurenza uyu mwaka ushaka imodoka ngo ntarenze itaha ushaka inzu ngo nejo bese ibyo byose muri kubyihutisha nka bya WhatsApp ibintu by'Imana si WhatsApp nta Android ibamo bigenda bigenda uko ishaka Imana ibitwara uko ishaka ariko irabikora n'ubuhamya naririmba mbaha Imana ibaho umugisha hamwe natwe amen. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Igihe bazatekerereza bikindi gihe imirimo itangaza Uwiteka yakoze nubwo tudafite amagambo yo kubisobanura ariko twabonye ahantu tuzajya tubirebera ko dukunda. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe aravuga ngo mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta ko Yesu ankunda kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye kandi nsubizaho Yesu ari cyane no kwibuka urukundo rwe. Uyu muririmbyi yigira imbere aravuga ngo nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ngo data niki cyakunkundishije. Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe. Ndashimira Imana irindi ijambo ryayo niko wabwiye umugaragu wawe Yeremiya uramubwira ngo Yeremiya uruzi iki aravuga ngo ndarora inkoni y'umurinzi uramubwira ngo none waroye neza uko nindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze
ndagushimye ko warinze ijambo wavuze kuri twese. Abagabo bari aha ntibarinzwe n'ibyo bariye, ntabwo barinzwe n'imbaraga bafite, ntabwo ari amazu bubatse, si amamodoka bagendamo, ntabwo ari amashuri bize, tubeshejweho nuko wavuze ngo tubeho. Mwami w'abami, abagore bari aha ntabwo babeshejweho nuko bateteshwa n'abagabo babo, ntabwo ari keya bahawe, ntabwo ari uko bitaweho, si ibyo kurya byiza bariye, ahubwo babeshejweho n'ijambo wavuze ngo babeho, none dore bariho. Abasore n'inkumi nuko twebwe twese ubwoko bwawe, urubyaro rwawe, turi mu nzu yawe yera, turavuze ngo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kubera ko ntitubereyeho kurya, ntabwo tubereyeho kunywa, ntabwo tubereyeho kuvuza induru cyangwa kugira ibindi bintu, ahubwo tubereyeho kuvuga ngo wubahwe, tubereyeho kwamamaza ishimwe ryawe, tubereyeho kuvuga ibitangaza byawe, tubereyeho kuvuga kuri Imana ikora, tubereyeho kuvuga kuri Imana ishobora byose, tubereyeho kuvuga kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka, tubereyeho kuvuga kuri Imana izimya imiriro igurumana, igategura imitego aho yari iri, igasiba inzobo abantu bari bagiye kugwamo. Tubereho kuvuga kuri Imana itatanye imigambi y'inshakura, ntikunde ko imirimo yazo isohora. Tubereho kuvuga kuri Imana itanga amahoro, ntihagire utera amahane, Imana ikingura ntihagire ukinga, Imana inyuranye ibihe n'imyaka, Imana idaca urwakibera. Mwanditsi wa Zaburi yayivuze neza, aravuga ngo wa mutima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo mwese mumuhimbaze, jye mpimbaza izina rye ne kwibagirwa iby'Imana yankoreye. Aravuga ngo ibabarira ibyaha nakoze, ikankiza indwara zamugaje, ikanyambika imbabazi zayo nk'ikamba, ikampaza ibyiza bidashira, kuko ari Imana ikora ibyo gukiranuka n'abarengana ikabarengera, ica imanza ziboneye zitabera, igira imbabazi n'ibambe, imenyesha abayubaha inzira zayo, itinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Arakomeza araririmba akuvuga ibigwi natwe dufatanije nawe, aravuga ngo Uwiteka ntiyatwitura ibihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi agira zingana, ibuvazuba n'iburengerazuba, dore uko hitaruye kure. Aravuga ngo niko yajyanye ibicumuro byacu kure, natwe turamuhimbaza. Ageze hepfo yongera agira ihishurirwa, arabigereranya, himbazwe iburana n'ibituburanye, himbazwe ica inzira aho zitari, himbazwe ihindura umucyo umwijima umucyo, himbazwe inyuranye ibihe, himbazwe iha amahoro abatagira shinge na rugero, ikabaha kugubwa neza. Ye baba we, yomora ibikomere byo mu mutima, itangaza imbabazi zayo. Imana yacu nihimbazwe, turavuze ngo nuhimbazwe, nikugirira ubugingo bwacu ko butarama, uhanye n'ubwatsi bushiraho, nibutinda si nk'imbabazi zawe, izo ntizizashira iteka. Yashoje aririmba neza, aravuga ngo witondere isezerano ry'Imana. Imana ihimbazwe, ngo niryo ryakomejwe n'amaraso ayo Yesu umwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse. Aravuga ngo uwo nguwo niwe ugirirwa neza n'Imana. Turagushimira ineza yawe twabonye, kandi iyo neza yawe tugiye gukomeza kuyumva, tugiye kuyakira mu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni ubuzima. Iyo uvuze bingana no gukora. Haleluya. Dolelandros enema. Haleluya. Iyo uvuze bingana no gukora, naho umuntu yasa n'ubitegereje, ariko biba byarangije kuba uko bitazahinduka, ahubwo ni iby'iteka. Dusengeye umugaragu wawe, wowe watoranije kugira ngo umunyuremo muri uyu mugoroba. Petero yabivuze neza, aravuga ngo umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana. ibyo akugiriye ibamba. Ndasubiramo, ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye imbabazi, ibyakugiriye imbabazi, ibyakugiriye imbabazi. Ubundi ibyakugiriye imbabazi ni iby'Uwiteka, ntabwo ari iby'umuntu. Dukomeze. Kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga. Ntabwo wari usobanutse,
byo kuvuga ngo vuka isumba ngo ibyo kugira oya waragawaga n'umuhisi n'umugenzi akavuga ati urasaza avamo umugabo. Dore 6 ko havuze nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Biratsindagiye hariho akabago, ibyo bita full stop mu cyongereza. Twagiye muri, reka tujye mu isezerano rishya kugira ngo bize kuryoha neza. Nkasoma kandi kajambo muri Tito ni igitabo gito cyane kigira ibice 3 gusa. Hariyo akandi kajambo muri iki gice cya 3 umurongo wa 4. Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito 3:4, page 219 abantu batazi gushaka neza. 4 haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Tugiye tubayeho rero. Bwana sifiwe. Ariko ntiturarangiza gusoma. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane. Ntabwo ari gake no gucunshumura. Bwana sifiwe. Kutemerwa si ibya none, ni ukuva kera abantu batemera abandi gusa. Uziko nanjye papa yigeze kuduha iminani igihe kitageze, ariko arwanya ashaka kuma ahantu habi. Twe dufite isambu igira ibice bibiri, igira igice kijya kumera nk'umutuku keramo ibijumba n'imyumbati, hakaba handi h'umukara hera amasaka n'ibishyimbo n'ubunyobwa n'amashaza aho ngaho. Isambu yacu yari ifite nka hegitari 5. Igice kigaruka hano kito kikabamo ubwo butaka mbabwiye. Kutemerwa buriya byava n'iwanyu mu rugo ku muryango. Bikareka yaravuze ati basha mu gitondo mwitegure ndabaha iminani, banterera umuyenzi muri wa mutuku dore gutya. Bura jenoside yakorewe abatutsi yabaye mfite umunani wanjye weramo imyumbati n'ibijumba gusa. Tagasuzuguro kawe ujye uhinga ibijumba. Ndabika itabu kabura ryibye, ndashyira urwagwa hari ukabura runyoye, uzahinga ibijumba hari. Imana niyitanga ubuzima. Oh haleluya. Abahungu bakora babonye se urwapfuye. Mose yatanze itangazo aravuga ngo abemera Uwiteka Imana inkorera baze hano. Mu bana bo mu rukirigi rwakora havamo bamwe bisangira Mose bahagararana nawe. Ise asigara hari y'ubutaka. Niko gushyingura kwabayeho kutigeze kongera. Uko ibyatsi byari bihari byarongeye biraza. Ubutaka bwarasamye, bene Kora nako bakora na Datani nabo bari kumwe. Imana yongerera kinga. Nta gasaraba bashyizeho nta kwibuka. Nta n'indirimbo bateye ngo aheza mu ijuru. Shwe! Bari abana banditse Zaburi ya 46 bamaze kumenya ko ubuzima bukomoka kuyaremye ijuru. Barandika ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Umva nawe ubuze so ubuze ikiga uvuga utangiye ngo nini imbaraga zacu n'umufasha tabura kuboneka. Umuntu iyo yagize ubuzima agira nuko asobanura nibi. Simbarangije iyo sambo ariko y'umutuku buriya
ntabwo nta buhamya bwinshi ndi buvuge. Ubuhamya nabwo ni bwiza, ariko tugomba kubugabanya. Na bino byuma bitagira ibanga tugomba tuvuga gakeya. Ndagiye mu mutuku sha nahakodesha, ari umugabo wajya guza akampa 300 agahingamo 100, 200, 300 twari duturanye, akajya kwihingiramo. Ahari hepfo hajya kumera neza, nkafata nari nyuru umusore, nkafata ifumbire nkajyanayo kugira ngo nzarebe ko nzeza. Ariko Imana iza kunyigisha ubwenge. Buri Imana iragukunda, ikagukunda mu buryo bidasobanutse. Kuri iriya ndirimbo wari urimo uvuga, Yesu niki cyatumye nkunda, niki wanciye iki, bimwe mwarimo muvuga ni ibintu tudashobora gusobanura. Ariko Imana yaduhaye ubuzima birakitu, nta kintu twatanze, ni kubusa. Iyo bibaye uburebure sinajyamo, bibaye iby'amashuri banshyira inyuma, mfite gusa Imana. Ariko nakirijwe ndi mutoya, ariko nyizwa neza. Umugabo twigishije mu gitondo yatubwiye ngo ikintu gikerereza gusubizwa kw'abantu harimo ibyaha ngo byo mwibanga. Byanteye ubwoba. Hari ibyaha dukora byo mwibanga, bitazwi n'umugore wawe, bitazwi n'umugabo, bitazwi n'abana, bizwi nawe n'Imana. Aratubwira ngo biri mu bikerereza ibyifuzo byawe. Ngako nkabashyiriyemo rwose. Nakijijwe ndi muto, ariko nyizwa neza. Ndi umusore rwose, nyizwa neza, kandi ibintu by'amakerekere nta makerekere nagira. Amen. Imana yigisha ubwenge. Njya guhinga, ntangira kugenda nanjye njya gukodesha. Papa yari afite isambu akodesha, bakamukodesha ipfi iyo ngiyo bagahinga. Nanjye njya mu kandi karere nkajya nkodesha. Hagiye muri bene wacu baranyatira, barambwira ati se ko twabonye uzi gukora, uzi guhinga, tugwa ahantu uzahinga ibishyimbo. Ndahinga ndeza, maze kweza nkuramo amafaranga, nkajya nkodesha kweza toni 5. Ahubwo ngiye gushaka ndi umwana cyane, nubwo nashatse ndi muto kubera amafaranga. Ajyanja kuri wa muzehe, nti urangwa iki muzehe? Ya munani wawe w'umutuku wihorere baguhurwa. Ubuzima n'ukuri kw'Imana tubuhabwa n'Imana yonyine. Ngewe hari ibintu ntajyaga nitaho, ntabwo najyaga menya ko abantu bagira ishyari rirenze bakajya no gusengera umuntu ngo agire ibyago. Ibyo bintu ntabwo nari mbizi, nabishuriwe n'Imana ejo bundi. Ariko kandi Imana yambwiye gakomeye, nuko iyo uri musengera umuntu ngo agire ibyago cyangwa buri ngo hagati yawe n'Imana nta bugingo buba burimo, nuko ugaruka ukongera ukavuga ngo Mana babarira ikakureka. Ariko bari abantu bakora ibintu bahirika bagira ngo hagati buriya barimo bakora biriya bintu hagati yabo n'Imana ngo habara umworera. Babasa nk'abagiye gukangura Samweli, nk'ababa pagani bagiye kumukangura sinzi. Abantu basenga gutyo turamye gutyo, ngiye naratanga kubera iki basubiza. Imana irabasubiza, iki ni gitanga. Aragenda akirirwa aguhondagura, ikagera ikamusubiza. Ababikora rero bibeshya ko bakorana n'Imana, si yo mukorana. Muzikangura murimo mubango twarahanuraga imbere we, twagiraga gutye sohoka. Kubera ko abantu babikora benshi ni abanyempano. Ariko reka mbakurira inzira ku murimo. Tugomba kubaho, mwabishaka mutabishaka, tugomba kubaho. Bahirika batahirika, tugomba kubaho. Ntabwo twigeze tubona umuntu watugirira ibambe ntawe biriya bintu bya Yesu. Nubwo tugira abantu bazi kubivuga n'abatabizi, ariko Yesu imirimo yakoze ntisobanurwa n'umuntu ngo ayishobore. Ni umugabo wakoze imirimo itasobanurwa n'umuntu. Yesu yaritanze ku buryo bukomeye cyane. Ndakangarukira mu maboko naye kuyoba ngero ubeho. Hano ugomba kubaho mu buryo ukabaho physical gutya mu buryo tureba, ukabona ibyo kurya ukarya, ukabona imyambaro ukambara, warangiza ukabaho no mu buryo bw'umwuka. Ni ibi ngibi Tito yavuze.
abwira Pawulo, abwira Tito, kugira neza kw'Imana yacu umukiza ibikore tabite. Nibyo utekereza ahantu uvuka mwese, nkubwiye ibyo isambu y'umukara n'iy'umutuku, wambaza noneho uyu munsi mpinga he? Aho mpinga ruhazi, uzi isambu Imana yampaye urayizi we? Isambu yanjye se wayibona? Nuguma kureba kuri televiziyo hari igihe uzambona nimusobanurire, ariko ibyo nabyo biranditse. Uriya Sipiriyani nubwo uri uwisumba, harya n'isumba buriya niba uri isumba hafite ukuntu hari umujyi kubera kwegera kaminuza. Genda uwa ingeruka hasi ku kiyaga hepfo aho bita Cyohoha ku Muyange, aho widumbaguza ukirirwamo umunsi wose, ukaza kuvamo nimugoroba ugenda utitira utashye. Nibyo twebwe amatara twayarebaga mu Cyoko ngo hariya ni Kigali bare. Imana itanga ubuzima kandi birakitu, nta kintu utanga ntacyo. Dukunda gusenga cyane tukajya tugira gute, tukajya hana mu bitare hose ntanyengeyo, ukagira ngo wenda n'utwo wabonye niho wadukuye. Sibyo. Kugira neza kw'Imana yacu umukiza kwaraje gusa iraduha. No mu ishuri nge ntabwo nize amashuri nayo, nagarukiyemo gatanu njyanyuzamo nkatinya kubivuga kubera ko ndi umuntu ukomeye, ntinya kubivuga. Baravuga ati ese bura natanu, ariko ira bintu birahita bigenda nta kundi nanjye ibyo muze kubikataho. Noneho rero nimurebe hano ngiye gusenga mu ishuri, nari mfite umwana twicarana tunaturanye mu rugo. Iyo nabaga uwa 9 yabaga uwa 2, yarazi imibare tro. Mu ishuri ntabwo nari umuswa giye, nta nubwo navuyemo kubera umuswa we. Ibintu gusa byo kuvuga jya kuragira kafuni fata musengo ijyane kibuga buga irisha, wakirirwa kibuga buga rero wirira amasasa n'imyumbati ukavuga tuzi ndasubira kwiga, reka niragirire musengo. N'ibyo ngibyo bimenye Imana yabaguha 2. Baduhagara ibyo bitaga imirimo y'amaboko tukaboha ibitebo. Yewe icyanjye ntikigira indiba, hajya mboha kikaguma kikitambika, nkajya kumureba ngo mbohere kizamuke gitya, namubonye nticyazamukaga. Ubwo kwishura arandusha no kugiteba arandusha. Mama akajya avuga ati rase ubugenda nabyaye koko, ati bene Farazi yababoha igitebo umunsi umwe gusa, ariko wowe ukirirwa ntikinihine ngo kibe igitebo. Ariko ntabwo yansuhuza hatabayeho abantu bavuga bati reka tujye kumusaba, niyo namubona yahunga. Ntabwo twahura ngo asuhuze, ari hasi cyane birenze ibitekerezo. Dungu abantu ya generation yanjye yose nayihana kasi anamuhemba atanakora singira icyo. Ibyo bintu Imana ibikora gute? Sinzi uko ibigenza, sinzi nuko ibikora, ariko yitegetse biratungana. Uzabaho kuko yategetse, uzashaka kuko yategetse, uzagira urugo rwiza kuko yategetse. Mwirinde uburiganya bwo mu mutima n'ubundi bucakura, mugandukira Imana muyikorere neza, nta buryarya, mutiyerekana, mutagira gute, mukore gusa. Kugira neza kw'Imana bizizana, tuzabaho mu buryo bw'umuntu kandi tuzajya mu ijuru. Ijuru riraryoshye no cyane, ijuru buriya ariko tuzajyayo, tuzajya mu ijuru nkumure. Kandi umuntu uriho agira ibintu bimuranga, tugomba ubu ngubu mbonye nawe uhita wibwiriza ukavuga turiya mugabo ntabwo yoroshye. Urebeye mu makote ukarebera mu biki biradutwara mu ntoki. N'igihe nigeze kujya kwisengera mu kantu
kakantuze kari igikondo kakobo winjiramo gutya ku rutare kari munsi y'iriya rompuye kwa hejuru ya ruguru. Ahubwo barahazi aba barahazi. Noneho nari nifite ibibazo nzu yanjye benda kuyigurisha, ndagenda ariko mfite nako ntacye mfite n'iki, nsanga abantu bahwereye bayambaje kera barimo. Haza umuhungu ku muryango ati buretse muze ko winjira urabanza waturire hano. Ese ndiko bigenda ati kubanza ukatura ukabona kwinjira. Ndebye mu gutya mbona bashashe ibitenge baranoze, ariko wanareba twigeze kujya banguka dutabare budukeraho turi kumwe na ba David nabande. Abaturage baraza barareba ngo tera kira kigabo disi ngo burase gifite ikihe kibazo. Twari dufite amamodoka amajipo ari aho ngaho, turi kumwe na mwarimu witwa Donato mu Gatega ntumuzi. Ati deo na kira kidamu burase kirashaka iki. Abantu bazi ko dusenga kubera nyine tutagize, barakureba bakagira uko bakuru. Ntiyarakwiye kujya gusenga, ntiyarakwiye kujya muri iriya mwobo. Ariko kubera ko hari icyo twamenye, twabayeho kubera Imana. Nasomye uyu murongo uyere haruguru, haravuga ngo nta n'uwigeza gukiraho utuvuta mu gihe uraye utuvuta n'umunyu. Umunyu murawuza umunyu, ikiko kimwe gikoze inkono yose. Nta wigeza gusiga nakunyu, nta wigeza abona nakunyu. Twari kubibwirwa nande? Twari kubibwirwa nande? Pastor Karisti ADP. Bose Pastor Karisti uwo mu ADP ukomoka ku Muyange iyo ngiyo. Ubwo se ninde wajyanye liste? Ninde wajyanye izina rye kwa babagabo? Byagenze bite kugira ngo bavuge ngo tumushyiremo? Bamushyiragamo sari uwo kwane, babisubiza inyuma se bigakoma bibeshye. Wowe ntibakubwira ngo imyanya yaruzuye. Uyu baramubwiye ngo imyanya yaruzuye, ariko jewe nasengewe ku nshuro ya 5. Mushumba negosi akarinda vaho naranze uwundi wa kabiri ku nshuro ya 5. Habe ya mbere ni wambwiye ati va muri ibyo Kristo. Mugabo twigiye ku burenge ni wanyicaje mu mujyi, arambwira ngo abantu bakubona ko ufite umumaro, Imana ikibyemera, ariko ibishatse bakubona ko ntacyo maze. Ati nushaka wemera ibi bintu kandi uzabona ko ari giye ubikubwiye zabe. Twari gusengererwa rimwe ndabukweba. Ngera mu rugo mbaza umugore burya nibo badutegeka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe bategetse mujye mumbabare. Mu wanjye ujye wanavuga se? Ubu wanavuga menshi kura kutavuga rero ni nanjye simvuganye. Ndamubaza se urabona nkwiye kuba umupasiteri? Niwe nabajije ngiye nemere bansengere nkwiye kuba umupasiteri. Arambaza ngo ese ubundi uteganya kuzashinga akaba? Oya, none se uranga gukorera Imana ukora iki? Niryo jambo yambajije. Bitamambagara habe ya mbere umushumba namubwira ni nabyemeye. Bashyira kuri liste. Arasengera. Nasengewe mu gihe turi wakubwira Imana nta n'ikintu na kimwe. Umva reka babwire, nta nubwo ngiye kurekera aho bavuze ngo dutange ituro Spiriyani bagaruka. Ntabwo nanizi ko mufite ituro ngo ry'itafari nigendaniye 110. Ndabiguha ndaguha amadolari 100 bazaguha 117. Barashyira hara mu kibo. Ubwo rero murakoma amashyi mutabizi, arankurikira ari bunkurikire mu kanya Imana iragenda yakubakube nzayore. Mwe muragira ngo ni ndesa nk'umuntu uri muravunjisha. Niryo nagenda sinarimbizi karakange ko kuzaguramo ka essence k'imodoka ngatanze hano. Ubu mugiye kuvuga ngo Imana mumume irawuma muzamure nzagarukaho. Nagiye muri Isirayeli utanga baraza bakaguha kanoti k'10 abisirayeli ategereje ko umubwira ngo God bless you. Noneho kuko tutabizi ukajya uvuga ngo thank you kabika, agakora mu mufuka akaguha kandi
thank you ukabika kokora muvu kugeza ubwo umuntu aramubwira ati naguha noneho uvuge ngo Imana iguhe bo barabizi yemwe murabivuga mukagira ngo ntibikora birakora muvuga ngo Imana impumugisha rero nuko yora ngenda bize amen. Ntabwo ushobora kubona uko mbi Imana reka mabwiza ukuri hari ubuzima bumwe bwo busanzwe n'abantu bakoze siporo bakarya ibintu bitarimo amavuta babaho kandi imyaka myinshi buriya tugeze kuba Abayapani nibo bari ku rwego rwo hejuru mu kubaho kubera ko barya imboga mbisi bageza mu myaka 120 130 bariho kandi batazi ko Yesu yapfuye ngo azuke. Nushaka kutubwira ngo urarambye ngo uzamera imvi uzagira gute ibyo ni ubuzima busanzwe n'abandi bantu bararama n'abadata bararamaga kandi banywa itabi ryabo ry'ikijigo ryuzuye inzu ariko akagira imyaka 70-80. Ibyo rero ntubidukangishe dore ibyo nshaka kugukangisha nibi bituma tuza kubira icyuya ahangaha ubundi aha tubiriramo icyuya habaye hari Imana ni muri cyubahiro ubundi nta meridi iraha hirya nta mahoteli muza araha hirya ameze neza twazigiyemo se ariko nitwareka kuza hano ibiri hasi twabikura urabikura he nujyayo ndanjyayo jewe na za Marriott njyayo na za Sheraton nta kintu kibayo usaba ikijumba bati ikijumba ntabwo tari ibintu ariko bijya bizamo ikijumba giseye ati numubireka n'ibiryo bizima ntabwo biba tuzi ugerayo ukabura ibyo urya ariko tuza mu nzu y'Imana tukaboneramo ibyo bitunga ubugingo nimubeho ariko mubeho mu buzima bwo kubaha Imana mwihana ibyaha bito n'ibinini. Hari akantu mperutse kwigisha ariko nzakagarukaho nigaruka kakandi kavuga ngo tureme umuntu ase natwe ubundi buri muntu agira uwasa nabo tugomba gusa n'Imana mu buryo butahuze aho bihuriye n'ibitambaro ushaka mu bitege mufatishe no ku matwi ibyo birabareba turashaka gusa n'Imana byandani iza yatamenya na wa mugabo umwungirije atazi n'uyu mushumba wanya atazi mukamuri abantu bazwi n'Imana n'imbere nayo kandi mu buryo butuje hari abandi nabo bamenye ko basa nayo bakatugambukana bakatuzengereza uzi ko abantu bakiranutse nabo usanga barigize nabi ntakiranuke ngo duhe amahoro reka uteze ubiteka hari nari maravuga mwakoroheje mwagenjeje makeya kuko Yesu yicishije bugufi akagera ubwo ajya no mu rugo rw'imfubyi akaharya kwa Marita na Mariya bakamugaburira ari Imana ishobore byose agaceceka abantu bakamuvugiraho ibyo bashaka akaza kukiriya aje gukiza bakamucaho umugani ngo yari ibiryo byabo ntiyakora ati yabaririye ibiryo barinda ubwo bapfusha ati n'abanyamitwe n'umunyamitwe ndetse ubundi uyu muhungu ajya gupfa si ntiyaryaga ko twumva ngo arakiza ariko akagenda kurisha aho igitare ariko buhoro ati nimunkurireho igitare bataranuka noya nimukureho bakuraho arahama ibintu byose murabyitondesha mwebwe nimurebe hano mwirangara ibyo mushaka kumbaza nzabibabwira nta kibazo nagahogo nahaza nkabibabwira ibyo nta kibazo rwose ariko dore ikintu mbabwira mufata Imana mukomeze kubinyita byayo kandi Imana uburyo isubiza nabyo ibikora mu butware bwayo ni wanayibaza ngo iragira gute kirazira nayoboye korari rayo iyo mugatenga imyaka 10 kuva nyiri umusore hagira iki ipantaro yaracuyuye nambaye ipantaro ya kaki bumwe kandi mba kuri sente hariya meze musari ku musozi Sinayi yahawe amategeko
gataha madamu akambaza ariko buriya tuzageraho tubona inzira tuzayibona sha mu ijuru biraza. Ariko bya bindi by'abagabo gusa byo kwizera gusa, ugafunga inkweto utazi aho ugiye ukagera gute, wabona aho kugira aho ujya birimo bikutesha umutwe, kwigira ku rusengero ukabuhanagura bya byuma. Ubwo buzima nk'ubwo bumeze nko gucanganyikirwa. Ariko iyo ubufite mu mutima umuzima utarimo ikindi kintu, Imana iba yiteguye kugira gute kuguha kubaho. Ngo tugira abantu babangutse ibintu by'Imana, ushaka gushaka arabishaka vuba, ngo ntashaka kurenza uyu mwaka, ushaka imodoka ngo ntarenze itaha, ushaka inzu ngo n'ejo bese ibintu byose muri kubyihutisha nka bya WhatsApp. Ibintu by'Imana si WhatsApp, nta Android ibamo, bigenda bigenda uko ishaka. Imana ibitwara uko ishaka, ariko irabikora. Ni ubuhamya naririmba mbaha. Imana ibahe umugisha hamwe natwe, amen. Dusenge ibintu reka mbisoza, ariko gahoko hano yavuye mu mazi, isaha aho zigeze nawe use iragenda itari Yesu waba itageretse saho. Tubiceceke ibyo ngibyo, ururira ukajya hejuru, reka ibyo tubiceceke mwibivuga. Imana irakora rata, Imana irakora. Yakoresheje Yesu, noneho arangije ngo ducunshumuriraho. Ninde muntu wanyu wigeze ugira igicuma akagihugutisha kugira ngo azagikuremo inzuzi? Ninde? Ko muri abanyacyaro kuntu bafata igicuma bakagikataho akantu hejuru, bakajombamo gutya, bakakibika ahantu bakigahuguta. Iyo bagiye gukuramo izo nzuzi babyita kugira gute? Gucunshumura. Nuko umwuka wera waje. Umwuka dufite ni mwinshi, umwe mufata gakeya kuko arizo mbaraga zayo, ariko umwuka arahari mwinshi. Spirale wambabariye ko nzagaruka. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Reka dusenge muze dusenge, ariko wasengera umuntu umwe nibura ukizwa umwe, niba twamubona. Hari umuntu wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza. Nta kintu byadutwaye, nta kintu bitwara. Nagize ibyago, papa arapfa, apfa kare, na mama afata arebye ukuntu ngira, ngo nanjye mukize, mutegere nk'indege mujyane Dubai, ijya ureba mu birere muzehe. None harebe ka wa muntu yitaga imbwa ko yavutsemo umugabo. Erega abantu bakwita imbwa bashobora kuba naso, bashobora kuba nabaso wanyu, akavuga ati ariko kano gahungu tamashagaga yaga tikazaba imbwa. Ati tibira bintu banabamo ngo byo gusenga kabibamo kuva ku wa mbere kwesa. Noneho ayo magambo akakugeraho, ariko nazajya kugeraho ujye wibuka ko kugira neza k'umwami kwaje binyuze muri Kristo, kandi uhumure nta kintu uzaba. Oya ntakara muto ubusege nakubwira ngo yampaye y'umukara, reka yampaye ibimvange utamenya biraho nga. Reka nigende Sipiriyane ayaguma kwe. Yego disi yego. Oya ndashaka umuntu umwe wenda wakira Yesu umwami n'umukiza. Ubishaka Imana igombugisha. Teri nambuze sha. Teri namwe ndabona undi hariya wazamuye ikiganza. Nimuze hano sha. Nimukomere Imana, komereza sha. Komereza. Yesu agombugisha. Kandi akugira uko wifuza kumera. Reba hano, reba hano. Upfuka mureba hari. Yego umukobwa nyura hari hariho kantuza. Nta wundi. Nyaruka. Yesu akugirire neza. Bashumba nimuze ntabwo tujya gutinda. Niba ushaka ko tugusengera nyarukuze. Ibi ni ibintu bisaba ko umuntu yumva vuba. Umusengera bamubasabira umugisha nayo. Undi wumva vuba asimbuka ze. Ntabwo turimo turatinda, ariko tuzi ko Imana yo yavuze iba yavuze. Musengera abantu hanyuma dutegura uburyo bwo gutanga itafari. Reka tubasenge bemeye kwatura ibyaha byabo mu mitima bacishwa bugufi ngo muri Kristo Yesu, bemera gupfukama imbere y'imbaga ingana gutya, ibareba ikabona yuko ijambo ryawe ryagezeyo, ariko baragarutse, baje imbere yawe, bazanye imitima yabo icishwe bugufi nuko bari abanyabyaha, bemeye kugira ngo bahindukire bakwakire mu bugingo bwabo, bakuhamya bakwizere kubw'ijambo bumvise,
barakwizeye barangije barihana. Nanjye ndabasabiye, mbasabiye gukomera muri uru rugendo, mbasabiye kugenda batanyeganyega, mbasabiye guhagarara badatsinzwe n'uburiganya ubwo ari bwo bwose, mbasabiye kugenda batashukwa n'inshuti mbi, mbasabiye inshuti nzima zibaha inama nzima, izibashuka ndazirukanye, kandi mbasabiye gukomera uhereye none kuzageza igihe cyose bazamara bakiri muri iyi si, hanyuma ku munsi w'amateka bazabona ubugingo buhoraho nk'uko twese tuzabubona. Icyubahiro kibe Yesu Kristo. Amen. Mukomere amashyi Yesu. Hanyuma rero nimushyiremo ya turongo ry'itafari ry'uru rusengero tufite, nabibonye hariya namwe muri kubibona. Ibintu by'Imana rero uko biteye ushobora no kutagira icyo ukora, bakwereka bije ya biriya bintu ukavuga utaba nabo bipasa umupira muremure, ukabona bidashoboka, wazajya kubona muri bwa burangare wagize ukabona urusengero rwuzuye, kuko ni iby'Imana, bikorwa n'Imana. Ariko kubw'ubushobozi ufite, nimureke dutange iryo tafari. Ijyanjye naritanze ndaje njye kurizana hano ribitse, ariko abandi namwe muze tubikore twihuse kugira ngo twumve korari y'abashyitsi ituririmbe, sibyo mwari? Mutera intambwe muze muritange, hanyuma Spirian arimo arakoramo hagati ya arakora minute ntoya. Nimuze mwakabyara. Imana yaraduhaye ubuzima, iduha kubaho, erega tutabeshe, nibyo dutunze natwe ubwacu n'iby'uwo mucunguzi. Ubimenye gutyo watanga tukubaka inzu y'Imana. Abacuranzi muze kuri kubicurangisha byanyu, hanyuma dukore vuba. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera